Bene data, reka mbabwire ngo igitondo cyiza, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turabashuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Kuri mikoro muri kumwe na Pastor Jackie. Ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro amahirwe ya kabiri. Reka mbabwire ngo nimwakire amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereze amahirwe ya kabiri. Ushobora kuba waratakaje amahirwe menshi, ariko Uwiteka Imana yiteguye kuguha amahirwe ya kabiri. Uyu mwaka ni umwaka wo guhabwa amahirwe twagiye dutakaza. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Ndabashuhuje kandi mbasabiye umugisha, ndababwira ngo Imana iri butugirire neza. Iki gitondo turabona Imana, hari impamvu kiriho, hari impamvu Imana yakurinze, hari impamvu bakiguhamagara, hari impamvu bakikuvuga bikemera. Ni ukubera yuko Imana igufiteho umugambi. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ibimenyetso bitatu bikwereka yuko ikintu Imana yakuvuzeho kizasohora ni ibimenyetso bitatu. Ikimenyetso cya mbere ngo ni ukuba ukiriho. Imana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuba Imana igisubira mu byo yakubwiye ikibivuga. Ni uko kiba gifite umugambi wo kuzabikora. Imana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko ibintu Imana yakubwiye izabikora ni uko uba ukibirimo neza utarabivamo. Rero wowe niba wujuje ibi bintu bitatu, ukomere kandi uhumure. Bya bindi Imana yakubwiye izabikora kandi izabisohoza. Imana ibaha umugisha. Mbahaye ikaze mu mahirwe ya kabiri. Imana itugirire neza. Imana iduha amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze baririmbyi bacu, abakozi b'Imana, abo dusenga n'abo dukora n'umurimo Grace Family, ndabashuhuje cyane. Amahirwe ya kabiri, abantu bari i Kigali ndabashuhuje, mwakira amahirwe ya kabiri. Abari mu nkengero ndabashuhuje, mwakira amahirwe ya kabiri. Ndetse n'abaturanyi bacu mu bihugu bitwegereye nabo njya mbona babasha kutwumva. Reka mbabwire ngo Imana ibampere amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Hano mu isi amahirwe ngo abaho rimwe mu buzima, ariko iyo dukijijwe tugasenga tukaba imbere y'Imana tukamaramaza, Imana ngo igituzanira andi mahirwe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu muririmbyi yuzuye umwuka wera akaririmba akavuga ngo imigisha yo mu gakiza kubwo buntu narayihawe. Haleluya. Rero iyo turi imbere y'Imana tukihana tugakizwa tukamaramaza, Imana ibasha kuduha amahirwe twatakaje. Imana yacu ishimwe. Petero nawe ngo arongera abaza Yesu. Petero yakundaga kubaza cyane atari ko mwami, ko twasize ibyacu tukagukurikira, ubu twebwe tuzahembwa iki? Aramubwira ngo nimuhumure, nzabakubira inshuro 100 mukiri mu isi, kandi nimugera no mu ijuru nzabaha ubugingo. Reka mbabwire rero ngo Imana igambiriye kuduhereza bya bindi twasize, igambiriye kuduhereza bya bindi twigomwe, igambiriye kuduhereza bya bindi Satani yatwambuye, ariko gahunda ni ukumaramaza. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbabwire rero ngo uko nabahaye ikaze, nanjye mumpe ikaze mu mahirwe ya kabiri. Murampa ikaze kuri murakoresha message. Nimero yanjye ni 0781152776 0781152776. Unyohereze message umbwire ngo wakira amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana itugirire neza. Nyohereza message kuri 0781152776 0781152776. Unyifurize amahirwe ya kabiri kandi umpe ikaze, kuko tuje kubana mu kiganiro amahirwe ya kabiri. Kandi reka mbabwire ngo turabona Imana. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo hasigaye iminsi mikeya ngo umwaka urangire, ariko humura, ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo inanirwe gukiza, gutwi kwe ntago kwapfuye ngo ananirwe kumva. Humura, Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira ndetse n'ibyo usaba. Imana yacu ishimwe.
ndabashimiye cyane abantu bari kumpa ikaze, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Imana yampaye isezerano irambwira ngo umuntu uzanyifuriza umugisha izawumuha, irambwira ngo uzamvuma izamuvuma, irambwira ngo uzampesha umugisha izamuhindura umugisha. Reka mbabwire rero ngo abantu baba bafite amasezerano atandukanye, Imana iguha umugisha wowe unyifurije amahirwe ya kabiri, kubera yuko ni isezerano Imana yampaye. Irambwira ngo uzanyifuriza umugisha izawumuha, uzamvuma izamuvuma, irambwira ngo uzandwanya izamurwanya. Reka nkubwire ngo buri muntu wese bafite amasezerano, ariko reka nkubwire ngo umuntu nkunze, umuntu ungiriye neza, Imana imuha umugisha. Reka nkubwire wowe wanyifurije amahirwe ya kabiri, Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwibuke, Imana igusure, Imana itindane nawe, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana ikingura umuryango ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza cyane. Ni Pastor Jackie rero guturuka Kabeza. Umurimo w'Imana tuwukorera hari Kabeza, uretse ko muri iyi minsi nyine ni umuyaga, hajemo umuyaga murabizi, ariko duhumure, Imana hari ikintu biri kutwigisha. Imana rero itugirire neza. Reka mbabwire rero ngo abantu bose bari Kabeza, umugisha w'Imana ubagereho cyane mu izina rya Yesu Kristo, kandi ni ukuri muri beza. Imana ibagirire neza. Abantu bari i Kanombe, Imana ibaha umugisha. Abantu bari Kicukiro ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Abantu bari i Kabuga muradukunda, Imana ibaha umugisha. Abantu bari Kimironko, abantu bari mu Izindiro, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Abantu bari i Gahanga, abantu bari Kimisagara naho tuhafite umurimo, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke. Abantu bari Nyamirambo, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Bari mu Gatsata, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahindurira amazina mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu bari Nyarugunga, Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibiyereke, Imana ibasure, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana ibagarukeho cyane. Amena. Reka dusenge Imana rero, kubera ko tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, ijambo Imana iduhaye kugira ngo itugirire neza, kugira ngo idusure, kugira ngo igire ibintu ihindura. Ngo iyo Imana yavugaga byahwanaga no gukora. Reka nkubwire ngo Imana yacu ntabwo igikora itavuze. Niyo mpamvu ibanza kuvuga kugira ngo tuzabone uko tuyishima. Mwuzaniye ijambo ryiza, ijambo rikubwira ngo Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza. Reka nkubwire ngo umaze iminsi nta kintu na kimwe ubona, ubona ibintu byose ari bibi, ubona ibintu byose nta shusho. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana yambwiye ngo hari abantu ari bugirire neza, hari abantu ari bwiyereke. Reka nkubwire ngo iyi minsi isigaye Uwiteka Imana hari ikintu ari bukuremere, hari ikintu ari kurema. Nuhumure, wicika intege, wikwibaza ngo ariko Imana ubu ngubu ko kwirabyemeye, umwaka ugiye kurangira nta kintu mbonye. Reka nkubwire ngo humura, Uwiteka Imana aragutekereza, Uwiteka Imana arakuzirikana. Muri byuzuye umwuka baravuga ngo Mana uranzi kandi wowe uranzirikana. Imana irakuzirikana mwene data, humura. Nubwo abantu bakwibagirwa, nubwo abantu batakuzirikana, ariko tera haleluya uvuge ngo ndashimira Imana kwinzirikana. Imana ishimwe cyane. Cyangwa unyoreze message kuri 0781152736 0781152736 uvuge ngo Imana iranzi kandi iranzirikana. Imana ishimwe. N'ubuhanuzi mba mbigisha kwihanurira. Reka nkubwire ngo umuhanuzi wa mbere ku buzima bwawe ni wowe ubwawe. Abandi bose babasha kukuvangirwaho, abandi bose babasha kukwaturaho ibyo udashaka. Jya wiyaturaho ibyo ushaka, kubera ko Imana ishyigikira ibyo tuvuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
data mwiza, Imana ikomeye, Imana igira neza, data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye mwami, turi muri izi studio za radiyo Umucyo, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye kuri Imana ituzirikana. Uwiteka mwami Imana, ijambo ryawe rirambwira ngo ahari ukurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo ryawe rikongera rikambwira ngo umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yonsa, ariko wowe ntabwo ujya utwibagirwa. Uwiteka ushimwe kutajya utwibagirwa. Imiryango yatwibagirwa, abo twashakanye batwibagirwa, abo twagiriye neza batwibagirwa, aho twadepoje bajya batwibagirwa, ariko wowe ntabwo ujya utwibagirwa. Ushimwe ko hari abantu uzirikanye, ushimwe ko hari abantu ugiye guha ikimenyetso cy'ibyiza, ushimwe ko hari abantu ugarutseho, ushimwe ko hari abantu uhaye umunezero, ushimwe ko hari abantu uhaye guseka, ushimwe ko hari abantu uhaye amahoro. Uwiteka mwami, ndagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amena. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, reka twinjire mu ijambo ry'Imana, ijambo riri muri Zaburi ibice 86 umurongo n'uwa 17. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Zaburi 86 umurongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Murongo wa 16 turebye hejuru gatoya, uravuga ngo nkebuka umbabarire, uha umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Amena. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Iri ni isengesho rya Dawidi, arasenga aravuga ngo Uwiteka unkebuka umbabarire, uha umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Yo haleluya. Imana yacu ishimwe. Bene data, Imana itugirire neza muri iki gitondo. Reka nkubwire ngo iri ni isengesho Dawidi yasenze. Reka nkubwire ngo nawe hindura isengesho. Umaze iminsi witotomba, umaze iminsi wumva nta neza y'Imana, umaze iminsi wumva nta kintu cyo kuvuga ufite, ariko hindura isengesho, usenga uvuga ngo Imana igukebuke. Hari igihe gishira Imana ukagira ngo yibereye ibuntaka, wajya kubona waba uri gusengera ubukwe aho kugira ngo fiyansaze. Reka nkubwire ngo hakaza ibindi bintu bitandukanye, hakaza za invitation z'abandi. Hari umuntu yigeze avuga ngo wagira ngo ndasenga abapagani bagasubizwa, ugasaba inzu, wajya kubona ukabona wa wundi ni uyubase, wagira gute. Ariko reka nkubwire, Imana yacu iratuzirikana. Humura. Haleluya. Ngo Dawidi aravuga ati mwa mwami we, wa Mana we, rero noneho dore tugeze mu kwezi kumezi kwa 10 ndakwinginze ngo noneho nubwo akazi gatinze, nubwo ubukwe butinze, nubwo bimeze bityo Uwiteka, ndakwinginze ngo noneho unkebuke umbabarire. Wasanga mfite ibyaha, wasanga hari aho nafuditse, ariko Uwiteka reka unkebuke. Nurangiza kunkebuka mwami umbabarire. Imana ishimwe, Imana igukebuke. Umaze iminsi Imana ubona yaragukuyeho amaso, umaze iminsi wumva Imana mutakiri kumwe, ariko data agiye kugukebuka. Imana ishimwe ngo ukize umwana w'umuja wawe, Imana igukize, Imana igira ikikwibukiraho. Uwiteka Imana yacu ahabwa icyubahiro. Ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mwene data. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu rubyaro rwawe. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu rugo rwawe. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu kazi. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza muri famiye. Reka nkubwire ngo umaze igihe urira, umaze igihe wihebye, umaze igihe nta nzira, umaze igihe nta shusho ubona, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo
wakira ikimenyetso cy'ibyiza. Ntabwo nzi iki kimenyetso cy'ibyiza ukuntu kizaba kimeze, ariko ni ikimenyetso kigiye kwihuta, ni ikimenyetso uzabona ugakomera ukavuga ngo burya Imana iri kumwe nanjye. Ni ikimenyetso uzabona nta nubwo uzakibona tarabonefo ukakibona wenyine, ngo n'abanzi bawe bazakibona. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire ngo umwanzi wawe akuba hafi nk'uko urwaje. Reka nkubwire ngo iyo wananutse inshuti zawe ntago zibimenya vuba, ahubwo abanzi bawe nibo babimenya. Iyo wabyibushye nibo babimenya. Umuntu ugukunda ntago akwitaho cyane, ariko umuntu ukwanga ngo akuba hafi nk'uko urwaje. Reka nkubwire ngo bagiye kubimenya. Ikintu Imana izakora bazahita bakimenya, kubera ko amakuru yawe bayakurikiranira hafi. Niba bareba profile zawe, niba bareba status zawe, niba bamenya aho utuye, niba bamenya yuko utega moto, niba bamenya ko utega igare, niba babimenya. Haleluya tarabonefo. Ariko reka nkubwire ngo ikintu Imana igiye gukora ugiye kukireba, ukirebesha amaso. Numara kukibona ngo abanzi bawe nabo ngo bazahita bakibona. Ayiwe nibamara kukibona bazahita bamwara. Reka nkubwire ngo hari ikimwaro cyari kiri ku buzima bwawe, ariko Imana irakimuriye ku banzi bawe. Uwiteka ashimwe. Imana itanze taransiferi y'ibimwaro. Mana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Icyo kimwaro cyari kiri ku buzima bwawe, Imana igihaye taransiferi. Imana icyohereje ku bakiremye ku buzima bwawe. Wari ufite ikimwaro cy'ubushomeri, wari ufite ikimwaro cyo gutinda gushaka, hari ababikoze. Wari ufite ikimwaro cyo gukorwa n'isoni, wari ufite ikimwaro cyo gusenya, wari ufite ikimwaro cyo guseba, wari ufite ikimwaro cy'ibyakubayeho. Aya mezi ashize hari utuntu twabaye, ni wowe utuziranyeho n'Imana, twavuye mu kimwaro. Ariko Uwiteka Imana aka kanya iravuze ngo ikimwaro cyari kiri ku buzima bwawe icyohereje ku bari bakikoherejeho. Imana ishimwe cyane ngo iki kimenyetso cy'ibyiza ngo bazakireba bamware. Imana ishimwe. Reka nkubwire impamvu bazamwara. Amena. Naje kuguhanurira. Reka nkubwire impamvu bagiye kumwara. Oh haleluya. Impamvu bagiye kumwara nuko ibyo bakoze bipfuye ubusa, nuko ibyo batekereje atari byo babonye, nuko ibyo bategereje atari byo babonye. Baravuze ngo ugiye guseba, baravuze ngo warazimye, baravuze ngo wavuyewe. Ariko reka nkubwire ngo nta kindi kintu kigiye kubamwaza. Nukubera ko ibintu Imana igiye gukora bitandukanye n'ibyo bari bategereje, bitandukanye n'ibyari biri muri bishe zabo. Imana igiye gukora ikintu gitandukanye. Ngo niba hari ikintu gitera isoni ni ukwica umuntu ntapfe, mukajya muhura ari muzima. Ashima Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi bintu rero ngo bitera isoni. Iyo umuntu akwibye akabona warongeye uracuruza, iyo umuntu akwiciye umwana akabona warongeye urahetse, ayiwe aramwara, kubera ko abazi ko yashyize iherezo ku buzima bwawe. Ariko reka nkubwire ngo nta muntu n'umwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe uretse Imana yonyine. Ngo kandi yivuze yego nta muntu wavuga oya. Imana yacu ishimwe. Haleluya haleluya. Ngo abanzi bawe bagiye kumva inkuru ibaca umugongo, kuko ibyo bagambiriye biteshejwe agaciro. Igihe bahereye baguhiga, igihe bahereye bakuvuga nabi, igihe bahereye bagutesha agaciro, uyu munsi Imana irarari wawe. Abanzi bawe bagiye kumva inkuru ibaca umugongo, kuko ibyo bagambiriye biteshejwe agaciro. Haleluya haleluya. Reka nkubwire ngo ndaguhanuriye. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza muri iki gitondo. Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza. Ndabona Imana itanga amabahasha menshi cyane. Akira ibahasha, akira igisubizo cyawe. Imana igiye gukora imirimo. Iyi minsi isigaye Imana ikoza amasiripurize. Vuga ngo nakiye siripurize y'Imana. Uwiteka aguhaye siripurize. Ni Imana itabeshya. Ngo
Imana si umuntu ngo ibeshye, Imana si umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora Imana izabikora. Uyu mwaka utangira Imana iratubwiye ngo iduhaye Rehoboti. Imana igomba gutanga Rehoboti ku bantu bayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Isaka afukura amariba, ngo irya mbere yafukuye ryitwaga Sitina. Sitina ngo yasobanuraga impaka. Bene data, hari ubuzima twagiye ducamo, ubuzima bw'impaka, ubuzima bw'impaka, ariko Imana yacu uyu mwaka igomba kudukura mu mpaka. Uwiteka akagukura mu mpaka. Impaka ni ukwisobanura, impaka ni uguhora wisobanura ku byo uregwa, ku byo uvugwa. Impaka, Imana igukure ku iriba ry'impaka mu izina rya Yesu. Imana igukure mu kazi k'impaka, Imana igukure muri relationship y'impaka. Ayiwe, relationship y'impaka iragatsindwa n'Imana. Relationship ba uyu munsi, ejo umuntu yakubaza ukavuga ngo nanjye sinzi ibyo ari byo, ejo ukongera ukavuga ngo ndabona ngo nzi ibyo ari byo. Ibyo bintu ni impaka, ariko Imana igukure muri Sitina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Impaka Imana igize idukuramo. Haleluya. Ngo nuko afukura iriba rya kabiri, ngo ryitwe Seki Tophefonetaya. Ngo iri riba ryasobanuraga intonganya. Bene data, hari imigisha tubamo, ariko ari imigisha y'intonganya, ari imigisha y'imivumo, ari imigisha twakuye mu kwirwanira, ari imigisha twakuye mu mbaraga zacu, ariko itaravuye mu mbaraga z'Imana. Oretakido nemenefo. Haleluya. Ariko ngo umugisha Uwiteka atanga arata, ngo nta mubabaro yongeraho. Uyu mugisha uzana ubukire, uyu mugisha uzana ibitotsi, uyu mugisha uzana icyubahiro, uyu mugisha uzana agaciro. Abine Fodotaya. Reka nkubwire ngo umugisha wa Eseki nta kintu uzana. Urarya ntusinzire, urambara ntuberwe, kubera uri muri Eseki. Yesu ashimwe. Icyama uyu munsi ugasobanukirwa iriba uhagazeho, ukarisobanukirwa. Wowe uri kunywa itabi ukarivaho, wowe usambana ukabivaho, ugasanga muri telefone uri umugabo ufite umugore, mwarasezeranye Imana ibahindura umwe, uri umugore ufite umugabo, muri telefone yawe harimo kode. Ese kode iri muri telefone yawe itazatuma uwo mwashakanye ajya muri telefone yawe? Kode ni iki? Imana ishimwe. Mukozi w'Imana Kanoni Rutayisire niwe wavuze ngo umuntu mwashakanye nujya kubona ukabona afite kode muri telefone, uzamenye ko iyo kode muri telefone ngo harimo inzoka, ngo aragira ngo utazayijyamo ikakurya. Mujye musengera ayo matelefone yabo mwashakanye arimo kode. Imana itugirire neza. Yo tarabonefo. Imana ikurengere, iyo kode uyikure muri telefone, kubera yuko ucumbikiyemo Satani, ucumbikiyemo abadayimoni. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare, ariko umunyabyaha azahunga ari ntawe umwirukanye. Kode muri telefone ni abazimu, kode muri telefone ni abadayimoni. Uri kwishinja iki? Uri gukeka iki? Imana ikurengere. Haleluya. Ariko nari nkubwiye ngo sobanukirwa iriba uri kuvomeraho muri iyi minsi. Ese ni Eseki? Ese ni intonganya? Ese ni ukubeshya? Ese ni ukwirwanirira? Ese ni ugukuramo inda? Ugasanga umuntu arahangaye, aravuze ngo ni munsabire Imana imbabazi, ngo mperutse gukuramo inda, ngo mfatanije n'umugabo, ngo twatinye kubyara umwana wa gatanu. Ati kandi nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ati kandi nimara kutabarwa ngo maze n'intumirwa ngiye gupfa, ngo nzashima Imana. Ayiwe, reka nkubwire ngo wicukuriye imva uwo mufumo w'amaraso mu izina rya Yesu.
Imana itugirire neza. Yo leta yazana imenekidevaya, ariko Uwiteka Imana yaratubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo kudushyira Rehoboti. Ni umwaka iri jambo Imana yari impaye tariki ya mbere z'ukwa mbere riri mu itangira ijambo rya Rehoboti. Ubwo nari nicaye mu rusengero turi mu gitaramo cya bonane, Imana iravuga ngo nimbwire abantu yuko idushyize Rehoboti. Reka nkubwire ngo Rehoboti yawe nubwo yaba itaraje mu kwa mbere, mu kwa gatanu, mu kwa cumi, tarabone fo uyu munsi uvuye ngo nakiye Rehoboti yanjye, kuko Imana itabeshya. Imana izabikora ntibeshya, Imana izabikora, ni Imana itabeshya. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Imana yarambwiye ngo uyu mwaka ni Rehoboti. Ntashye mu gitondo mbona undi mukozi w'Imana nawe yanditse Rehoboti. Sinzi bajya gusenga, hari umukozi w'Imana ufite agatuti kanditseho Rehoboti. Bivuga ngo uyu mwaka ni umwaka wa Rehoboti. Turabohoza Rehoboti zacu mu izina rya Yesu. Turabohoza Rehoboti zacu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turabura n'imbago z'abasogokuruza, kuko twamaze kumenya neza aho zari zishinze. Turabura n'imbago z'abasogokuruza. Hari ibyarwanije Rehoboti yawe, ariko uyu munsi turaza kuyibohoza. Hari ibyarwanije icyerekezo cyawe, uyu munsi turaza kubohoza Rehoboti. Harabura iminota ngo umwaka urangire, harabura amasegonda, ariko hari igihe topefodotaya Imana igitsinda igitego ku munota wa nyuma. Ndabizi mukunda umupira. Niba hari igitego kinezeza, niba hari igitego gishimisha, ni igitego ikipe itsinze ku munota wa nyuma. Muri ya minota y'inyongezo hari iminota bajya batanga bakavuga ngo twongeyeho iminota 5, twongeyeho amasegonda. Aleluya. Wajya kubona ukabona igitego kirinjiye. Imana igiye kugutsindira igitego muri iyi minota isigaye. Vuga ngo Imana itsindiye igitego mu minota isigaye. Ndumva ndi mu mavuta yo kuguhesha Rehoboti yawe. Ndumva ndi mu mavuta yo kukwinjiza mu mugisha wawe. Ndumva ndi mu mavuta yo kuguhuza n'Imana. Imana yaratubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka w'amasezerano. Nayahe masezerano yawe yasohoye? Imana ibohora amasezerano yawe. Haleluya. Ndabona Imana igiye kurwana n'abadayimoni bitwa ubwami bw'ubuperesi n'ubumedi. Imana igiye kukurwanira. Imana igiye mu kirere. Imana yohereje marayika Mikayeli, wa undi ushinzwe intambara, wa undi ushinzwe kumanura ibisubizo byafatiriwe n'abarozi, byafatiriwe n'ubwami bw'ubuperesi. Imana nikurwanirire, igukurira igisubizo cyawe mu bwami bw'ubuperesi, igukurira inzu yawe mu bwami bw'ubuperesi, igukurira ibitotsi byawe mu bwami bw'ubuperesi, igukurira ubukwe bwawe mu bwami bw'ubuperesi, igukurira agaciro kawe mu bwami bw'ubuperesi. Mu izina rya Yesu ndabona hari abantu Imana yambitse impeta, akira impeta mu izina rya Yesu, kubera ko ubwami bw'ubuperesi Imana irabukurwanirije. Uwiteka Imana arabohoye mu minota mike isigaye, mu masegonda make yasigaye. Uwiteka Imana agiye kugutsindira igitego. Uwiteka Imana agiye kukurwanirira. Uwiteka Imana agiye kukwiyereka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko wakunze gukiranuka, nicyo nanjye nzagukiriza. Kuko wanze ubugome bw'iyi si yo, nicyo nzaguhera icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane bene data, ngo nuko kuko wakunze gukiranuka, kuko wanze ubugome bw'iyi si, nicyo Imana izagukiriza. Haleluya. Ngo afukura irindi riba. Reka nkubwire weho wacitse intege zo gufukura, Imana iguha imbaraga wongera ufukure mu izina rya Yesu Kristo. Munyarwanda yaravuze ngo nta baronkera rimwe, irunaka byarakunze na runaka birakunda. Cyari igihe cyaho, ariko nawe akiri igihe cyawe mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ku bantu batajya bacika intege.
niba hari impano nziza ibaho mu buzima ni ukudacika intege. niba hari umudayimoni mububaho mu buzima ni ugucika intege. Imana ishimwe cyane. Vuga ngo Imana impaye imbaraga zo kongera gufukura. Imana ngo imuhe imbaraga niyacika intege aravuga ngo reka nongere ngerageze. Imana itanga imbaraga zo kongera kugerageza. Weho wapfushije ubukwe byakongera bigakunda kuko turi mu mahirwe ya kabiri. Weho wasenye uwo mwashakanye humura yagaruka. Imana ntakiyinanira. Pawulo yaramufashe ngo yitwaga Sawuli, iramufatira amubwira ngo ayiwe Pawulo ngo yaramenyeye kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo yaragenda agasanga abantu bavuga Yesu akabica, ngo kandi akagira ngo ari gukorera Imana, ngo ari ku munsi umwe ari mu nzira topefonetaya ajya i Damasiko, ngo Mwuka Wera aramutungura aramubaza ngo yewe Pawulo undenganiriza iki? Aleluya, de naissance dotaya. ngo Imana ihita imufata imuhindura impumyi. Kubera ako kanya ihita imuhindura impumyi, arangije ngo ahindura umushyitsi, ngo aravangura inde mwami nkagukorera. ngo nuko yumva ijwi riramubwiye ngo ndi Yesu Kristo urenganya. Imana ishimwe cyane. guhera uyu munsi ubaye impumyi, guhera uyu munsi ubaye impumyi, genda ushaka umugabo witwa Barinaba, niwe uzagusengera, azakubatiza, uzahumuka, kandi numara guhumuka uzankorera. yotaya zinemenefo. kandi uko warenganije ubwoko bwanjye niko nawe uzarenganwa. Imana itugirire neza. uwo mwashakanye Imana yamutungura ikamufata. Imana itarifatira umuntu wowe ntacyo wamukoraho. ayiwe hari umuhanuzi twasenganaga, arangije yari umusore, bafunze insengero ahita yisukisha Madrid, arangije ahita afata ibyo yisukishije, afata akavideo aravuga ashyiramo indirimbo ivuga ngo ibyo nkora byose ngo ubugambo mwivugisha ngo ntacyo mwabikoraho. Reka nkubwire ngo umuntu Satani yafashe ntacyo wamukoraho koko. Reka nkubwire ngo ariko Imana igitungura. Imana yamutungura ikamubuza amahoro, ikamutera gukizwa. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nitwongere dufukura amariba. Imana igiye kuduha gufukura Rehoboti. Ntago tuzongera guhura na Sitina, ntago tuzongera guhura na Eseki. Imana igihindura. Imana ishimwe. Uvuga ngo Mana umpindurire iriba mu izina rya Yesu. Haleluya. ngo nuko ageze Rehoboti, ageze kuri riba rya gatatu, ngo aravuga ngo ayiwe ngo Mana dotaya zenimenekidevaya, ngo ndagushimye yuko udushyize ahagutse ngo natwe tuzororokera aha hantu. aravuga ngo Mana ushimwe udushyize ahagutse. ahita hita Rehoboti. Reka nkubwire ngo igisubizo Imana ikuzaniye ni wowe uzakita izina, ni wowe Imana ikinyujijeho. ntabwo kibanje kunyura kuri ba runaka ngo bakigushikirize, ntabwo ari second hand, ni wowe ubwawe Imana igihuje nawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. ndumva neza yuko mutangiye kwakira Rehoboti zanyu, tutitaye ngo ni tariki zingahe, ni mu kwezi kwa kangahe, turiho turakira Rehoboti zacu. Imana ishimwe. nakubwiye ngo Imana igiye kugutsindira igitego muri iyi minota isigaye, muri aya masegonda asigaye. Imana igiye kugutsindira igitego. Haleluya. ngo nuko Dawidi arasenga aravuga ngo Uwiteka we Data wa twese, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Reka nkubwire ngo nkuzane ijambo rikubwira ngo akira ikimenyetso cy'ibyiza, akira ikimenyetso cy'ibyiza, kandi ugiye kukibona. abakugose bazabimenya. ntago Imana yavuze abakunzi, Imana yavuze ngo, Bibiliya yavuze ngo maze abanzi banjye bakirebe bamware, bamenye ko Uwiteka aratantabaye akamara umubabaro. hari umubabaro w'agahinda Imana igiye kugukiza. urarurira bwacya abantu bakabona urambaye, bakabona uraberewe. hari agahinda kawe kazwi n'Imana yawe mwenyine, hari agahinda kawe abantu bazi, ariko kandi Imana izi yonyine igiye kukagukiza. ngo kubera ko iki gisubizo kigiye kukumara umubabaro, kubera ko iki gisubizo kigiye kugukiza amaganya, iki gisubizo kigiye kuguha ibitotsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka nsoreze kuri aka kantu, kuko tugiye gusenga twakira ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. ngo hariho umugabo, ngo yari atuye ahantu mu cyaro, ngo noneho umunsi umwe ngo agiye kubona
ngo abone umuntu yari meya ariko kera babitaga ba burugumesitiri, ngo nuko rero ngo barahura, ngo bahuye ngo abona bariganye, ngo arangije ngo uwo meya ava mu modoka aramusuhuza, aramubwira ati ayiwe, atese amakuru, ati amakuru ni meza, aleluya. Ubu se ubahe? Ati mba hano rwose muri uyu murenge uyoboye, Imana yacu ihabwa icyubahiro, aleluya. Ati mba muri uyu murenge uyoboye. Arangira aramubwira ati ni byiza cyane, ati uzi ko ejo bundi ati nzaza gusura abaturage muri uyu murenge. Aramubwira ati koko se uzaza? Ati nzaza. Ati rero atayiwe, ati se nzagukorera iki, nzaguha iki? Ati rero ati nta kindi kintu nkeneye, ati reka nkwisabira akantu kamwe, ati nuza mu nama uje kureba abaturage, ati iyo nama nanjye nzaba nyirimo, ati uzanyemerere, ati nkore akantu gatoya, ati nta kibazo rwose nzakagukorera, haleluya. Ati rero reka nkubwire, ati uwo uzamfashe, ati kubera ko abantu duturanye baranzengereje, ati ariko ubwo twiganye hari ikintu nshaka kunkorera, ati uzanyemerere, ati nzajye nza aho wicaye, ati nkongorere, ati nimara kukongorera, ati nawe wikiriza ukoresheje umutwe, ati n'ikiganza cy'igikumwe, ati uvuga ati yego Yesu, ati nanjye nzajya mpita nisubirira inyuma, ati nimara gusubirayo, ati ntihashire umwanya ntongere ngaruke, ati maze ati icyo nicyo nshaka. Ngo nuko meya arangije araseka ati ibyo byoroshye, ati ruhumura nzabigukorera, Imana ishimwe cyane. Ngo noneho igihe kigeze, inama ibayeho, abaturage baraza barabyina bategereza meya baraje, meya hageze baramubyinira aricara, noneho wa mugabo aratangira akazajya yenda akamwongorera nawe akikiriza, bamwe bakamubaza bati wikwegera meya toya, uwo muntu ni inshuti yanjye mumurekaze. Nuko yamubwiye inshuro 3 nawe rwose yemera, Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ngo uyu muntu yaragiye, inama irarangirira soza, atashye agiye kubonabona ngo umuntu wari waramutwariye inka arayizanye, agiye kubonabona wari waramutwariye umurima aje kumusaba imbabazi. Abari baranze kumushyingirira umwana ngo ni umukene baza kumusaba imbabazi, baravuga bati uyu muntu uziranye na meya, uyu muntu wongorera meya akikiriza, uyu muntu ntago asanzwe, tutamwikundishijeho bizadukoraho. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nawe Imana igukorera akantu ko kukuzunguriza umutwe byonyine, birakwirukanaho abanzi bawe, birakwirukanaho igisuzuguriro, birakwirukanaho ayo madeni. Imana yacu ishimwe cyane. Arangije aravuga ati meya we, ati kantu wankore, ati kankoreye umuti, Imana ishimwe. Nawe reka nkubwire, Imana igiye kugukorera akantu gatera abanzi bawe ubwoba, kigiye gukorera akantu gacecekesha amagambo, Imana igiye gukorera akantu gatuma wakwishyuzaga atuza, Imana igiye kugukorera akantu gatuma amagambo ashira ivuga. Uwiteka Imana aguha ikimenyetso cy'ibyiza. Reka nkubwire ngo ikintu gihindisha abantu umushyitsi ntabwo gikomera, n'ikintu gituma abantu bakumenyera nacyo ntago gikomera, ariko Imana igiye gukora akantu kagiye gutuma abanzi bawe bamwara, abanzi bawe batuza, abanzi bawe bacogora, urusaku rugiye gucogora, umuryango washatsemo utakwemeraga. Reka nkubwire akantu Imana igiye gukora kagiye gutuma batuza, kagiye gutuma baba bacecetse. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, ariko ndakubwiye ngo Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza, ndakubwiye ngo Imana ikugiriye neza, ndakubwiye ngo Imana iragutabaye, ndakubwiye ngo Imana irakwibutse, ndakubwiye ngo humura, humura, humura. Wabonaga umwijima gusa, akira umucyo mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Ese ukeneye ikimenyetso cy'ibyiza? Humura, Imana igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Uranyohereza message uvuge ngo nakiye ikimenyetso cy'ibyiza kuri 078115 2736 078115 wiyaturireho ubuhanuzi buvuga ngo nakiriye ikimenyetso cy'ibyiza. Turi abakozi b'Imana, duhagarariye Mwuka Wera. Imana ntago izaza kugutabara iciye muri parafo, izakoresha abantu, izakoresha abakozi b'Imana. Kubanje kukubwira yuko iguha ikimenyetso cy'ibyiza, n'ukubera ko Imana ariko yantumye.